Aha ni mu murenge wa Munyaga mu kagari ka Zinga, aho PMM akagari ka Zinga Nyakubahwa Ndizeye Joseph akaba na executive w'aka kagari yakoranyije abaturage batandukanye bo muri aka kagari mu gikorwa cyo kwamamaza umukandida wa RPF Inkotanyi Nyakubahwa Paul Kagame. Umushyitsi muri iki gikorwa yari PMM umurenge wa Munyaga akaba Nyakubahwa Munyentwari Damascene. Iyo unyarukiye kuri iki kibuga cya Zinga ukihagera, abaturage bose bizihiwe ngo itariki itinze kugera bakitorera umukandida bifuza Paul Kagame ku gipfunsi. Inkoko niyo ngoma ku wa 15 z'ukwa karindwi 2024. Reka tubakurikiranira iki gikorwa cyose uko cyagenze. Nge ndi Peter Avugimana, Buganza TV. Baranzi kubw'amavasi meza mvamo, baranzi kubw'imirongo myiza mbaha, baranzi kubera uburyo mbana nabo, baranzi i Rubavu ni Rusizi, baranzi i Muhanga na Nyamagabe, baranzi i Nyagatare na Gatsibo, baranzi i Rwamagana ho ni mu rugo, baranzi mu Gakenke ni Burera, baranzi KGL, baranzi Unyanga wabuvunwa n'ubusa, baranzi Chairman na PMM bakaba bari kubereka ko hano dufite umuco nyarwanda, turimo turabereka bimwe mu bigize umuco nyarwanda wacu Paul Kagame, dutangiza n'indirimbo y'umuryango. Murakoze. Rwanda we
uyirwanye we twagira ngo dukurikizeho umudugudu wa Kinganzwa utususurutse. Ni karibu rero Kinganzwa, Kinganzwa museruke mudususurutse. Abantu ba Kinganzwa ko mutagaragara muragere sawa Peter sawa Pajira zamuka Urimani mana yaduhaye amahirwe nayo saya bose Mura Banyarwanda turabizi Paul Kagame turi kumwe nawe Mugero Kinganzwa bakiri kuza turasaba ginya manure Kinganzwa muri Kinganzwa 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 muri Kinganzwa kumwe nawe Abanyarwanda twebwe tukuze abandi bose bakumenye bukeye Kinganzwa mwageze yego muri buririmbe cyangwa tubakubita microphone iki umunsi kimwe nababwiye reka kumva umuyaga nashaka hano hasi mujya kuturirimbira tujye kubyina iyo ndirimbo tujye kuririmba za zindi zacu hari indirimbo mwasizeho mpita numva mu mutima nanjye ndayikunze murasubiramo Convention
FPR cyambere imaze guhagarika jenoside, imaze kunga abanyarwanda, yashyizeho imirongo migari yo kurinda umutekano w'igihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda. Aho icyambere yakoze nuko yubatse inzego z'umutekano tandukanye umunyarwanda wese ashobora kwisangamo kandi akishyikiraho. Wenda reka duhere ku buryo bukomeye cyane, aho mu midugudu, aho mu masibo abaturage baryama bagasinzira bazi neza ko bafite umutekano barinzwe na bagenzi babo. FPR woye, ubumwe, demokarasi, amajyambere, ubwo nashatse kuvuga irondo ry'umwuga. Irondo ry'umwuga burya ni irondo n'umutekano ukomeye cyane, kuko mu mudugudu no mu isibo turyama tuzi neza yuko abo bantu bahari kandi baducungiye umutekano bafatanyije n'izindi nzego, maze bikaza gukomeza bizamuka tukagira polisi y'igihugu. Ngira ngo hari abavutse hambere babonye ubuyobozi bwo hambere, wenda agenda avuga ubwo nzi, habagaho abapolisi mwibuka icyari kiriho ni uko iyo umupolisi yahingukaga mu cyitwaga segiteri byagendaga bite? Umupolisi aje niyo mwaba muziranye waramuhungaga kugira ngo ntaza kurondogora rero. Maze dufite ingabo z'igihugu zirenze inkiko z'igihugu. Noneho aho ingabo z'igihugu uyu munsi
imike imeze nk'uko kandi bisanzwe. Serutse nshinjagira gitware, serutse ntekereza umutware wafashe u Rwanda agahagarika jenoside, akarutetesha, akarutekerereza ibikwiye, abarutuye akabatabara. Tora Kagame Paul. Uwo mubyeyi yarashishoje, aturora twese, arora abana n'abababyara, impuhwe ziwe ziramusanga, ati ejo heza murahakwiye. Tora Kagame Paul. Ababyeyi ngaho nimuvuze impundu twumve. Uwo mubyeyi Kagame Paul akura abana bacu mu mihanda, abajyana mu ishuri, ati nimwige mumenye ubwenge, ibyo kubatunga ndabibahaye. Tora Kagame Paul. Kagame Paul. Utarareba bimwe by'iwacu, umuceri mwiza ucika bwacya, iyo gahunda iburusa ubwenge, izo mboga zibangamira indwara, ibyo bigori bitera imbaraga. Tora Kagame Paul. Guma. Reka turate umubyeyi wacu waciye igwingira muri ibyo bibondo, ati amata meza y'izo nyambo, amagi akungahaye bikwiye, icyo gikoma cyuje ibisabwa byose, bigana iwanyu muri ibyo bibondo bishishe byumva. Tora Kagame Paul. Guma. Tuyitangwa buri munyarwanda wese aho ageze hose arivuza, ibyo tubikesha intore zirusha intambwe. Tora Kagame Paul. Guma. Umubyeyi wacu dukunda yadukuye mu icuraburindi, amashanyarazi ubu turacana, amazi meza ku mihanda, ubu turi ku isuku n'isukura. Uwo mubyeyi wacu arakarama. Tora Kagame Paul. Uwo mubyeyi wacu twe nimuze twese twitabira amatora. Nimuze twese twitabira amatora, ijana tuzamutora. Kagame Paul ni umugeni waramye. Kagame Paul ni umugeni waramye. Zikwa karindwi yema, 15 yema, tuzitore yema, dutore ku gipfunsi yema. Kagame Paul ni umugeni waramye. Kagame Paul ni umugeni waramye. Protokoli yema, bo mu gihugu cy'u Rwanda nitwe Kagame Paul ni umugeni waramye. Kagame Paul ni umugeni waramye. Mwareka twese yema, twivuze impundu yema. Umugeni waramye. Kagame Paul ni umugeni waramye.
Emizaririmbe cyangwa maruke aririmbe mubaze musamura amabendera yanyu n'uva umuyaga ntabwo mwese mumuheruka muri uyu murenge wanyu reka noneho aduhe ikinyarwanda gikwiye ikinyarwanda gitaka umukuru w'igihugu nawe ni bamitande Emizo Dige zamura u Rwanda ruhamye FPR ubumwe demokarasi amajyambere ntabwo bavuga FPR bicaye badafite imbaraga mumfashe tubigaragaze FPR ubumwe demokarasi amajyambere nshaka kumva umuyaga w'amadarapo mwese birere muzunguze nshaka kumva umuyaga w'amadarapo no mwitete DJ tugiye kuririmba indirimbo yanjye bita u Rwanda ruhamye abantu bayizi amaboko twese tugaragaza urukundo rw'umuryango sibyo rero n'aba DJ bafite
Sindi butira cyane tumaze iminsi twamaza nkungu tumaze iminsi twamaza Gweru n'uyu munsi turi hehe wakati tuzaba turi hehe Kaduha na ikindi umurenge wose si byose twese tuzahurira sangahe sangahe tuzajya saa yine saa tanu twese bazasanga dufite morale nyinshi kandi dukwikiye nuko tumeze ahangaha sibyo ubwo kuri uwo munsi saa tanu niba zuzuye twese tugeze hehe ku kibuga cya hehe Aurora ubuze sinasoreza ahangaha abantu mwe morale zihari tuzatura hehe ku Gifunsi cyane icya kabiri nshaka kwibutsaho gatoya ni indangamuntu abantu badafite indangamuntu ntabwo bazagira gute ntabwo bazatora badafite indangamuntu sibyo ugomba kwibuka indangamuntu yawe ukava mu rugo ufite indangamuntu yawe ukajya ku murongo saa moya zuzuye uzahitange gutora kuyasangahe kuyasangahe saa cyenda zuzuye uzaza saa cyenda n'umunota umwe uyo ntabwo azatora azaba yakererewe sibyo se tuzazirika saa moya zuzuye twese dutore Gifunsi tuyiba tugendaga none icya kabiri umunsi w'amatora rero ku wa gatatu ushaka gutsindagiraho gatoya neza umunsi wo kwamamaza ku rwego rw'umurenge tuzaba dufite abashyitsi sibyo umuyobozi w'akarere ariwe chairman wacu urwego rw'akarere azaba hari kuri uwo munsi yavuze ati rwose nuba ashaka guterana n'abanyamunyaga tukishimira ibyo RPF yatugejejeho sibyo tuzahagere dufite morale kandi n'abandi bose batabonetse ahangaha bazagiye gute bazaboneke kuri uwo munsi RPF oye demokarasi amajyambere oye
kubw'imirongo myiza mbaha baranzi kubera uburyo mbana nabo baranzi i Rubavu ni Rusizi baranzi i Muhanga na Nyamagabe baranzi i Nyagatare na Gatsibo baranzi i Rwamagana ho ni mu rugo baranzi mu Gakenke ni Burera baranzi KGL baranzi Unyanga wabuvunwa n'ubusa baranzi